ndizera ko mwiriwe neza mwese nubwo ibintu byatinze kurusha uko byari byateguwe. Ubwo nabyo ni ibibazo tugihanganye nabyo. Abantu bambwiye ko tekinoloji yadutengushye. Ubundi iyo bikunda byari gukorwa mu isaha imwe, twari kuba twatashye kare. Ariko nabyo ntabwo ari bibi kubatinza mukamarana umwanya munini wisumbuyeho, naho ubundi muhora buri wese aguruka agenda. Abantu bahura bareba ku isaha, ntabwo musigaye mukora nk'abantu, musigaye mukora nk'imashini. Imashini zadutengushye rero zituma dusubira kuba abantu. Kuruhana burya ntabwo ari igitangaza. Reka njye ku ngingo nkuru z'uyu munsi. Icya mbere na mbere, ndashimira mwese muri hano n'ibyakozwe byose n'ibyavuyemo muri ibyo bikorwa. Icya kabiri, mbere y'uko ngera ku batowe uyu munsi, nanjye byangezeho, ndabanza nshimire cyane abari basanzwe muri iyi mirimo. Ndashimira wari uri vice chairman Bazivamo, akazi yakoze, akazi twakoranye, akazi yakoreye RPF, ndetse hejuru y'ibyo yakoraga n'indi mirimo. Nagira ngo rero mushimire nk'umukada, nk'umuyobozi wujuje inshingano zose uko yagombaga kuzuzuza. Ndabashimiye cyane. Ndanashimira Secretary General wahozeho icyuye igihe, Secretary General Ngarambe wahozeho, ndetse izina rya Ngarambe ntabwo yari akirikoresha, yari yasigaye yitwa Secretary General. Niyo wabazaga abanyamuryango bose igihe cyose, n'abari bamuzi, cyane cyane abatari bamuzi, ukamubaza uturiya mugabo yitwa nde, barakubwiraga ngo ni Secretary General. Ibyo birumvikana rero impamvu byari uburambe ku kazi, ariko ntabwo byari uburambe gusa, byari uburambe bujyanye no kuzuza inshingano uko byari bikwiye. Ndagira ngo nongereho ko kuba batongeye gutorwa uyu munsi ngo bakomeze, ntabwo ari uko
abanyamuryango ba RPF batashatse kubaha icyizere. Oya, yaba bazivamo, yaba Ngarambe, nibo bahisemo kuvuga ngo reka tube turuhutse tubirekere abandi bakomeze. Sinshidikanya ko iyo baza kongera gushaka kwitoza ko batari gutorwa. Ibyo turabibashimiye rero. Kuri iki aricyo nshaka kubivugaho. Buri gihe ndabashimira, nshimira icyizere mungirira kuva kera. Kuva icyo gihe cyose kugeza n'uyu munsi ndabashimira, biranshimisha. Ibyo ntibisubirwaho, reka mbe mbishyize iruhande. Icya kabiri, iyo mwanshyizemo icyizere nk'iki buri gihe kandi bimaze igihe kirekire, harimo ibintu bibiri. Harimo kwishimira icyizere n'imirimo, hakaza n'ikindi gitandukanye n'ibyo. Mbonye ijambo ryiza ryo gukoresha, ntabwo ndi bubahishe. It comes with a dose of guilt. Numva mfite umwenda, numva hari ikintu mu byiza tugenda twuzuza hamwe bishingiye kuri icyo cyizere, ni ukuvuga ngo hari iki kibuze, tugomba guhora dushakisha uburyo bwo kugikemura, bwo kukibona. Icyo mvuga ni iki? Icyo mvuga ni ukuvuga ngo dufite inshingano. Ngewe ishyiramo uwo mwenda nk'umuyobozi wanyu, mwashyiramo icyo cyizere kingana gityo. Mfite umwenda wo kuvuga ngo biba byihutaga uko dukora, bigatuma haboneka undi wakora nk'ibyo muntorera gukora. Nicyo nshaka kuvuga. Niyo navugaga harimo doze ya guilt, mbese bigasa nkaho ari n'icyaha mfite yo kuvuga ngo wananiwe gukora n'abo ukorana nabo ku buryo twibonamo abandi bashobora gukora nk'ibyawe, nk'ibyo tugusaba gukorana nawe. Nicyo nashaka kuvuga. Buri munsi, buri teka uko dushaka chairman, akaza Kagame,
99% mu buryo busanzwe kuki bitaba byiza, ariko hari icyo kintu nunashaka ntabwo ari ibyo kuba chairman wa RPF gusa, umuyobozi wa RPF gusa. Ndanabyifuza ko byaba no ku buyobozi bw'igihugu. Mujye mumenya ngo iteka uko bigenda gutya, uko ngaruka mu nshingano mu mpaye cyangwa mu mfashamo cyangwa mu shyigikiramo, uwo mwenda wo kugera kuri ibyo ni kugenda wiyongera. Ndababwira dusanzwe tubwizanya ukuri, niba mutabikora ndabikora, tubabwizanya ukuri. Nagira ngo rero namwe mukomeze mubitekereze, ntibikabe ibintu gusa bihita tukishima tukaba nibyo. Rwose hari impamvu nyinshi zigomba gutuma twishima. Nka Abudara uhora utuma twishima, niryo zina rye. Twakwishima ariko jya wishima, ariko nurangiza wibaze. Ibyo nibyo bivamo kubaka ibizaramba igihe kirekire cyane. N'ubu nibyo twubaka bizaramba, ariko iyo ukemuye icyo kibazo biramba byiyongereyeho. Reka mbaganirire mbabwire, murabizi twahereye 2010. Wenda bamwe muri mwe cyangwa abandi bari bataranavuka cyangwa bari bakiri bato, 2010 ntabwo ari benshi bari bahari. Ni kera, hashize igihe, kandi mwe ntabwo mubayeho igihe kirekire cyane, cyafite iyindi myaka myinshi imbere. 2010 hari abantu bakuru bari hano baribuka, twagize inama muri Petit Stade. Petit Stade hari abari bahari? Aha, bari hano tuganira, abantu bavuga ninde ugiye gutorwa kuba umuyobozi wacu, kuzaba perezida muri uwo mwaka. Icyo kibazo cyaragarutse ndetse ndakibabaza, ndetse ndababwira icyo gihe abari bari aho bari barenze 2,000. Ntabwo ariko ngo twishakemo n'ukundi byagenda. Nitukubona ngewe ndashaka kubabwira ko rwose yanshimisha, hanyuma tugashaka n'ubundi buryo twafashamo umuyobozi w'igihugu cyacu. Ibyo nigeze kuvuga kare rero, ibyo ari byo byose tugomba kwikorera ibyo twifuza twebwe ubwacu, ubundi biragenda bikavamo dilemma, ndetse ikajyana na ya guilt navuze. Ndetse byageraho bikajyamo noneho
the other external factors nazo twavuzeho, sinzi mubizi buriya 2017 ubwo duheruka mbere ho gato 16 uzi ko hari abantu bavuye ikantarange murahazi hari abavuye ikantarange ndetse birimo abayobozi b'iyo ikantarange inzego zitandukanye hazamo murabazi batoya abantu bitwa abasitari nabo murabazi batandukanye b'ibyamamare bazwi ku isi hose sinirwa mbavuga amazina baza bari bageze nko kuri 12 batandukanye bazanywe n'iki bazanywe no kumbaza ngo ariko urashaka kongera kwiyamamaza kuyobora igihugu ibyo nabashubije nabyo ndaza kubibabwira ariko icyo gihe bambazaga bambwira ngo sigaho utabikora noneho ndababwira ariko iwanyu aho muva ndahazi ibyo mukora ndabizi mubikora hari uwababwiye kubikora mubikoreshwa n'abandi bo hanze icyo ni kimwe icya kabiri ntigeho kugira ngo mbahe igisubizo ubu ngubu ndabaha uburyo bwose mugende mujye muri buri karere ndabahamagarira n'abaturage baze n'abayobozi babo n'iki baze mubabaze icyo kibazo yewe mwo kukimbaza hanyuma ubwo birabirangiye ndetse bari bafite na they would call a proposal bambwira ngo ariko bampaye proposal z'ubwoko bubiri cyangwa butatu cyambere barambwira ngo ibintu byose umaze gukora bajyaho barabishima bavuga bimwe ndetse ndababwira ntariko mwe mubizi muti ibyo byiza ubundi bageraho gute konzi ko bigera ku banyarwanda mwe mubizi muti nariko reka ibyo nabyo mbiyihorera ubu batangira barambwira ko hari imirimo iri international bashobora kungezaho ni nko kuvuga ngo ukaba icyamamare hakora kariya kazi ni akazi kaba isi yose iyo ni proposal ya mbere nabwo ntariko usibye ko ibyo ntabyo nabasabye rwose nagira ngo mbongerereho ko nta n'ibyo nshaka ntabyo nshaka byaba gukomeza cyangwa bitaba gukomeza ntabyo nshaka ibyo mumpa icya kabiri bakambwira ngo ariko ngo buriya ufashe umuntu ukamushyiraho ndetse batararangiza baba bambwiye amazina umwe babiri nk'akanaka ndavuga nti aba bantu ndabazi
abanyarwanda turabana turakorana ndabazi ariko icyabazinduye mwaje kumbwira ibi byose ni nako mwabivuze mwambwiye ngo murambwira demokarasi ibamo impinduka ikagira ite ariko niba mwavugaga demokarasi muri demokarasi utegekwa uwo washyiraho akagusimbura iwanyu niko mubigenza muhitamo ababasimbura cyangwa se muri demokarasi urumva wowe ushaka kwigisha demokarasi ukwiriye kunzanira izina ry'umuntu abanyarwanda bakwiriye kuba bibonamo mwumva bishoboka nta bisubizo ndababwira rero bari baje mu gitondo nka saa 5 turanwa ubu twagize ibiganiro birebire tugeze saa 7 ndababwira nimuze mbahe lunch nimurangiza mutahe ntimwakoze kudusura ibibazo byacu tuzabyirangiriza rwose mutavunitse tuzabirangiza ubu ndababwira ukuri kw'ibintu uko bibaho rero hari iyo dilema iriho ngomba gushaka uko nkemura naho bitazavamo icyizere imikoranire byiza dushima kugira ngo bizavemo icyaha ntabwo ari byo ndabasaba ngo twubake dutere intambwe twubake ibizaramba igihe cyose n'aba mwatoye mu mirimo itandukanye abajeni abakomiseri y'iki n'abandi bari hano batatowe kubera ko imyanya yo ni mikeya ariko ni iy'uyu munsi ni iy'iki gihe ariko ntibibuza abantu guhora batekereza uko noneho n'izi nshingano abazihawe mu bitekereze mukore ku buryo ibyo abantu bibaza ibyo baganira ibyo bagira bate muri mwe no mu bandi bikomeze bishakirwe igisubizo kandangirize ku kindi kijyana n'iyo dilema ubu n'uyu munsi n'ikindi gihe mu minsi ishize itari ya kera muzi bitwirirwa dushakisha abantu bose uko bazana ishoramari hano ibintu byinshi ku isi hose mfite amabaruwa nibigera igihe rimwe nzayabasomera n'abayanditse unakambwira atari ko turakora ibi mu Rwanda twashyizemo amafaranga angana atya turashaka gushyiramo andi kambaza ngo ariko muri 24 uzagaruka cyangwa ntuzagaruka abo bo nibo banteye n'impungenge kurusha ba bandi baje kumbwira ariko bakanabikubwira kambwira ngo turakubariza kuri
ntabwo nzashyira investment ya miliyoni 100, 200 z'amadolari mu Rwanda ntarishuwa y'aho ibintu bigana igihe kingana iki. Kambwira batyo nageraho hari biriya byo kuvuga ngo igihe kibaye kirekire dukwiye gushaka uburyo ibintu bigenda bisimburana. Yene hari icyo kindi nimbwira ngo ariko cyari hariya cyangwa niyo bigize utya ntabwo tukije. Niyo dilema navugaga, dilema igendega ikavamo na guilt, bisa nkaho ari icyaha, nkaho ari icyo wakoze. Ubwo nkabyiranya nkashaka uko mbigira, ariko ibintu bizagenda neza. Iyo ntagarutse hari abandi bazakomeza. Rero abo mvuga ngo hari n'abandi bazakomeza, batangire babagaragaremo. Kubagaragaramo biva mu bikorwa bya buri munsi dukora, bigatanga icyizere ku Banyarwanda no ku banyamahanga. Niyo mpamvu twebwe mu Rwanda erega ntabwo twakora nk'abandi bantu mu buryo busanzwe. Ibibazo bafite n'ibyo dufite biratandukanye. Ikintu kimwe wakora ukakizira ku isi hose, ukakizira ngo u Rwanda rwagize rutya, abandi bose bakora bibi byikubye inshuro nyinshi ibyo ngibyo, bo ntawe uri bubavugeho. Kugira ngo rero twe tubeho neza muri ubwo buryo tubayeho, ukora no ku buryo budasanzwe. Ukora ibintu ku buryo n'ugushakishamo ikibazo akibura, cyangwa agira isoni zo yari ikibazo kandi yagera hatari ko se umuntu ugira atya. Murabizi hari n'aho bigera bakavuga ngo u Rwanda twumvise ko bagize batya, bavuze batya, tugiye no kubima amafaranga twabahaga. Abandi bagenzi babo bakabwira batari ko se u Rwanda nicyo gihugu cyonyine dushyiramo ifaranga tukabona icyarivuyemo, tugiye kuyabima tuyahe tuyahe aho dushyira amafaranga bugacya yarigise utazi aho yagiye. So that is the differentiator. Nicyo ni nkeke duhoraho, ni nkeke yo kuvuga ngo niba umuntu yampaye icyizere cye, yampaye amafaranga ye, yashyize mu gihugu, turakora ku buryo amwungukira cyangwa abyara umusaruro ari ku Rwanda cyangwa ari ku wayashyizemo. Ibyo rero ntabwo bipfa kuza gusa, bituruka mu bikorwa by'abayobozi. Abayobozi ni benshi, namwe muri abayobozi mu buryo butandukanye. Hari abatowe ba komiseri, hari abandi bayobozi bakuru bari hariya. Iyo mikorere igaragaza ko abantu bakwiye kukugirira icyizere, baba mu Rwanda baba bo hanze, ni ngombwa kuko niko duteye, niko igihugu giteye. Iyo utakoze utyo tuzaba ubusa, tuzarigita. Nimuhitamo kuba abasanzwe, bagira batyo umuntu akavuga atari ko se babandi ko ari nk'abandi bose tuzi. Okay, that's your choice. Muzahitemo.
reka nsoreze hano ariko nagira ngo nshimire abashyitsi bacu babanye natwe muri ibi byose bavuye mu bihugu by'inshuti dukorana byinshi twifuza gukorana n'ibirenze mbashimira ko banatwihanganiye mu byatinze mu byagize bite twabishimiye turabashima ariko natwe aho bazadushakira hose tuzabageraho murakoze cyane rero mugire ijoro ryiza n'ubuzima bwiza bw'igihe cyose.